None turi ku 12 Werurwe turahimbaza abatagatifu Turibiyo, Deogratias, Leya, Epafroditi na Zakariya. Uri ku nanjye Dani, iyo ni Lumen TV. Reka tuvuge amateka ya mutagatifu Epafroditi umwepiskopi. Mutagatifu Epafroditi w'i Filipi avugwa muri Bibiliya mu Isezerano Rishya. Mu ibaruwa Pawulo mutagatifu intumwa yandikiye Abanyafilipi, ni umwe mu bigishwa 70 ba Pawulo mutagatifu bavugwa n'umwanditsi Hippolyte. Ni Pawulo mutagatifu yagize umwepiskopi wa mbere w'abakristo b'i Filipi, akaba kandi ari na mwepiskopi wa Andiriyaka n'uwa Terasine. Izina Epafroditi risobanura ngo umwiza, bon, cyangwa se umukundwa, lover. Mu kigereki ni Epaphroditon, kandi iryo zina ryari rifitwe n'abantu benshi, ndetse rimwe na rimwe bakarivuga mu buryo buhinnye ngo Epafrazi, ndetse benshi batekereza ko witwa Epafrazi uvugwa mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyakolosi ariwe Epafroditi umwepiskopi w'Abanyafilipi. Pawulo mutagatifu rero amwita umuvandimwe we, akamwita inshuti ye basangiye umurimo n'urugamba. Pawulo mutagatifu avuga ko Epafroditi yemeje gutanga ubuzima bwe kubera kwamamaza inkuru nziza ya Kristo. Igihe Pawulo afungiwe i Efezi n'i Roma, abakristo b'i Filipi bohereje Epafroditi ngo ashyikirize Pawulo ibyo bakusanyije ngo abyifashishe mu buroko. Pawulo yamubonagamo umuntu w'intwari cyane mu guhamya kwemera no kwamamaza ivanjiri. Abakristo b'i Filipi kandi bohereje Epafroditi ngo akorere Pawulo icyo batashoboraga kumukorera igihe mu buroko. Mutagatifu Epafroditi udusabire. Reka tuve no ku mateka ya mutagatifu Deogratias umwepiskopi. Godivuri Theodewusi umwepiskopi wa Karitaji amaze kumucira mu mahanga, Karitaji imara imyaka 18 mushumba ifite. Iyo myaka ishize, Papa Valentiniyani wa gatatu yinginga umwami Janseliki areke Karitaji yaba umwepiskopi. Janseliki aho bigeze aremera, atora umupadiri mwiza cyane yashimwaga kandi akunzwe na bose, yitwaga Deogratias. Nuko aba umwepiskopi tariki 25 Ukwakira muri 453. Yari umugabo cyane n'umuntu w'Imana bitangaje, yihataga rwose goza no kusanzamura kiliziya y'Imana muri icyo gihugu. Inyigisho ze nziza n'ubudagatifu bwe bimuha kubishobora. Hashize imyaka 2 Janseliki atera Roma, arayitsinda, arayogoza. Abaturage baho benshi barafatwa, abajyanaho ingwaruzwa muheto. Abagejeje muri Afurika abagabanya ingabo ze, zimwe zari abavanderi, izindi ari Abarabu. Nuko bose bagurirwa ingabo, batandukanya umwana n'ababyeyi, umugabo n'umugore, nta kindi bitayeho kitari ubahaye amafaranga menshi ku muntu. Umwepiskopi Deogratias agira uko ashoboye kose kugira ngo abibuze. Aho bigeze bimunaniye atanga ibintu bye afite, atanga n'ibya kiliziya, ageza ndetse n'aho gutanga ibikoresho byo mu kiliziya byinshi ngo acungure abantu. Atanga za karisi nyinshi n'inkongoro zindi za misa, arabacungura byibuza ngo umwana yoye gutandukana n'ababyeyi, umugore gutandukana n'umugabo we. Hanyuma abura amazu yabakwizamo, nuko avanitse akameno muri kiliziya ebyiri nini arazibaha ngo babone aho baba. Benshi muri bo bari indembe kubera inabi bagiriwe n'inzara bari babicishije. Deogratias arabahahira cyane, ashakira abaganga abarwayi cyane, arabasura cyane kenshi, ndetse akaba ari we ubararira ubwe. Ibyo byose yabigiraga kandi nta ntege agifite kuko yarashaje cyane kandi indwara zaramuzonze. Nuko umwete wo kogeza ingoma y'Imana n'urukundo mu bantu bituma abayoboke bo kwa Ariyusi bamugirira ishyari, bagerageza uko bashoboye kose ngo batume igihugu kimwanga. Bibananiye bajya inama yo kumwica. Imana ariko iramutabara batarabona uburyo nyabwo. Igihugu cyose kiramuririra, benshi bashaka gusigarana urwibutso rwe, bahabwa utuntu yari asigaranye. Bamwe ariko bifuza gutunga iwabo agace k'umubiri we kuko batashidikanyaga ko ari umutagatifu. Ntibabemerera, ariko ahambwa ndetse rwihishwa aho batazi, kugira ngo abifuza ibisigazwa by'umubiri we mutagatifu bataza kumutaburura. Yapfuye ku itariki ya 5 Mutarama mu mwaka wa 457, ariko igitabo cy'abatagatifu cy'i Roma kivuga ko umunsi mukuru we ariko 22 Werurwe. Mutagatifu Deogratias udusabire. Dusoje twifuriza abahimbaza abatagatifu Deogratias, Turibiyo, Leya, Epafroditi na Zakariya kugira iminsi myiza, no mu nshuti z'Imana kandi bana Mariya mukomeze kugira umunsi mwiza.